Abantu benshi baba bifuza kuba aba content creator ndetse no gukora video nziza, ariko bagahura n'ikibazo cy'uko bafashe video ariko ntibabone uburyo bwo kweditinga bwiza. Niyo mpamvu mbazaniyeho uburyo bwo kudownloadinga CapCut itagira Premium Future cyangwa se Pro Future, ngira ngo kuba bizi iyo ugiye nko ku-exportinga amavideo avuye muri CapCut ntago nyine bakwemera gukoresha ama Pro Futures. Niyo mpamvu hano ngiye kwereka uburyo ki wa downloadinga CapCut ukajya ukoresha Pro Future uka-exportinga muri quality ushaka, nyine icyo ushaka cyose ukagikoresha kuri free kuri CapCut. So mukurikire ino video. Bwa mbere na mbere ngira ngo ngiye kubibereka muri telefone yanjye, kubasharinga screen ya telefone yanjye. Ngiye kubasharinga screen ya telefone. So first uraza ujya hano kuri Chrome ukoresha, ujya hano muri search engine wandikemo modami.com. Irarodinga nyine, ni ikibazo cya internet. Iyi ngiyi ni link ya mbere baguha, kabisa. Nurangiza nigeramo wandikemo CapCut. Ahangaha rero wandikamo CapCut wandikamo CapCut, cyangwa niba wakandikamo Cap gusa. Kugira ngo mubibona hano bahita baguhereza CapCut. Irafunguka, ugakanda hano kuri download. Hano iyo ufite internet nyinshi bihita ifunguka nyine ikakwereka ko ari CapCut isanzwe, ubundi nyine ugakanda hano kuri download. Ngira ngo murabibona. Warangiza urabona hano hasi hari ahantu handitse ngo download, bari bahamaye. Ikibazo cya internet nyamunyihanganire. Uraza uze hano ahangaha ukande kuri ndabona bari kuzana kubera ko bene izi ntuza ziba zitemewe bakwamamazaho kenshi. So urakanda hano kuri download, bakwamamazaho kenshi bakadropinga ama ads, ariko iyo ubonye hashyizemo iyo ad yikuramo, kubera ko wakanze kuri download n'ubundi biba bikiri kwirodinga. Uraza kandi hano kuri download, ngira ngo murahabona ahangaha handitse download, hano munsi ya download link nyine urahakanda. Baradropinga bagiye guhita bama ads. Reka ndeke ibanze ijyemo kugira ngo mbereke nyine uburyo ki ba downloading CapCut. Bisa naho bigoranyemo ukuntu, ariko nyine uhita ubikuramo iyo iyi ad igezemo. Reka downloading. So okay, murabona hambwiye ngo download anywhere. Kubera ko njye nyifitemo ntago ndi wi-downloading, ariko ho utayifitemo wahita downloading. So reka nza hano njyaho nayo downloading nyinstare. Ndaza hano muri downloads, ngiye hano murayibona ahangaha CapCut niyo yanyomeruka ku downloadinga. Nite nyikoraho, urabona iri kwiyestara. Barambwiye ngo install. Ndategereza akanya gato nyine iyi install. Ndategereza akanya gato, ngira ngo murayibona kuri screen ko iri kugira gute, iri kwirodinga. Ndategereza akanya gato ibanze installed kugira ngo mbone uko nyifungura. Ngira ngo niba nubona ino video igufashije, ukande kuri nuza, ukande kuri subscribe, share, like ndetse na comment. Ndahita mfungura application, ndabona yigezemo. Ngira ngo barambwiye ngo joining Telegram, ariko si ngombwa ko joining Telegram. Mwande kuri agree to continue na allowing. So start a new project, allowing, kugira ngo nyine igibasha kugira gute, kugira nuza zanjye fata. Urugero dore reka next exportingemo nk'aka kantu. Urabona kari kujyamo, reka importingemo nako. Nimara ku-importingamo reka ndebe uburyo ki nabona internet, kubera ko murabizi CapCut ikoresha internet, ngira ngo murabizi. So okay, murabona kagezemo. Urugero hano murabona nk'izi features zo ku-exportinga mu maquality agiye atandukanye. Murabona hano baba bazimaye, nshatse na exportinga nyine uko mbishaka kabisa.
naka exporting uko mbishaka. Ahangaha ukora export bigahita biza nta watermark ya CapCut iriho. Ngira ngo niba ubona iyi video igufashije ukande share, like na comment kugira ngo tujye dukomeza kubana. Ndabaha nk'urugero kugira ngo mubibone neza. Reka kireho internet, ndabona itari kujyaho internet. Reka mbanze ni connect. Sorry, internet ndabona iri kugenda gahoro, sinzi ikibazo kibayemo, ariko nuko nguko ba downloadinga iyi CapCut iri free ugakoresha premium feature. Murakoze cyane gukurikirana iyi video. Thanks, ni umuhungu wanyu Sugar Boy, mparanira kubagezaho